WhatsApp Kigali Rwanda, WhatsApp East, WhatsApp West, WhatsApp North, South, plus Diaspora. Maximum respect ndabena byatari wa mungu wanyu Mapola aka Green Sea mwitero tikura ningoga mwitero shenguza iminega mwitero bazabisha mwita icyogere mu nkuba n'andi mazina menshi mumbushaka ariko iri jambo ni rimwe niba uri kumwe nanjye ubana nanjye ujyana nanjye follow me subscribe niyo ngusabye ibindi namatiku reba ikiganiro kirangira ubundi nkubwire utuntu twikorera. I love you so much ndabakunda ndabemera byatari maje gushimira abantu benshi cyane ko ndimo ndashimira umuntu wese umaje gukanda subscribe umuntu wese uharanira ko Pola vibe yajya hejuru cyane narababwiye ngo ntabwo meza back in days navuze mbibabwa ni tuzatangira gutumira abantu hari abantu bakoze ibi bintu bro ubuto bwabo barebe bafata bushya muri ibi bintu tubamo bya music industry ubuto bwabo barabufata babuterekamo ubuzima bwabo baburambikamo uyu munsi none byanze kubahira bitewe n'abantu uyu munsi none byanze gukunda kandi barabikunda kandi bari babizi n'aba legend baraza nibashirayo bara ahantu hose nk'isukari wallahi badahari abita abantu badanje ntago baba barabikoze hari ibiraro byinshi byabaye ibiraro bizima babyambukiraho barangije barabisenya kugira ngo ibyo biraro bitazitwa imyingira kamaro kandi byakoze icyo byagomba gukora ikaze kuri Pola vibe ubane natwe ngiye kwakira umuntu waririmbye indirimbo yitwa Mutemba Nshyushyu ushaka kuyumva abapeti bayitirira ariko uwayikoze right now ndamufite kuri Pola vibe welcome bro Buganza yewe Pola hola ya meze neza urakoze byatari turakomeje sha nanjye meze fresh byatari suriza abanyarwanda ko dukurikirwa n'abantu batabakeya ndabasuhuje nitwa Mutemba Nshyushyu Mr. Kesoni Ruisemaga oh my sweet baby you wala wani garo who my love ngendeye aga freestyle karimo neza Mutemba Nshyushyu kuri kumara umwisho ndayikumbe byatari nanjye asigaye ku mutima nubwo nabaye nk'ari tayarinze ariko yasigaye ku mutima umusirikare ubundi baba ngo the soldier is soldier wowe umusirikare ahora ari umusirikare nyine Mutemba Nshyushyu umukobwa nakunze tembuza usanga utambuke neza amata wanyweye utayabagora bikantera intimba bikanshavuza narakubonye ndakwitegereza ndimutera nk'uwatotejwe sinatinze nkutuza mu mutima wanjye uratura ndatuza turatunganirwa dusezerana ko tutazatatira igihango nk'icya burundu mu mutima wanjye iryo niryo sezerano yanjye nawe byawe nakubwiye ngo once soldier always commander once soldier always commander nubona umusirikare yipowe saza uzamuha respect abarakoze ibitendo kabisa iyo ndirimbo niba yarigeze kuyumva dore ngo uyinkomoko Mutemba Nshyushyu Mr. Kesoni ariko warangiza wowe ugafata ya mbere kumurangiza mwana nk'ubiyitara yigendera koko mwayikinguriye amarembo kabisa mwayikinguriye amarembo kugaruka kabisa nyine iyitara yigendera mwayikinguriye amarembo ndashaka kumenya Mr. Kesoni njyewe muzi 2011 na 12 umeze neza na Mr. Debaga ba General Kanando hari muri MCRO studio General Kanando Music Changes Lives Organization no bitaga Nuza United ndamuzi umukorerwa no bita Rezibi millionaire ubu rero Rezibi millionaire ntago cyezo millionaire asigaye twa Rezabit afite studio yitwa The Beam Beat Record narayisuye akora ahantu bita Nyamirambo rwa Rutabura munsi y'urusengero gushyika nyine to niba ari ku 114 kuri keke 114 I think niko ndumva ariko hameze ni munsi aho rwose naho ngaho uwo mugabo mfite amakuru mwagiranye ibihe mwagiranye ibihe ariko nyuma yaho hamwe n'abandi producer ntazi uraza kugenda utubwira ntago byarangiye bakubera abana beza Rezabiti we nawe bimeze bite
kuki yakurekwe kandi wari talented Rezabiti nawe ubwe kundekura kamera ya tablet nawe ubwe ntabwo twavuga ngo hari ubushobozi bundi yari afite burenze kuko yari manager wa Kayitare Wayitare Dembeza mtoto wa Africa cyangwa Kayitare Wayitare niwe managing Rezabiti oya studio yari ya Kayitare Wayitare Dembeza Rezabiti yari manager we yari manager cyangwa yari producer yari manager ntabwo ari producer kuko producer ari Rickson M.I.M abo ngabo nibo twari tuzimo twakoranagamo hariya noza rero nyine M.I.M nyine gusa Rezabiti cyangwa se Rezbi ku ndirimbo ye bita Idagadure iyo ndirimbo yikorewe na producer Rickson nyine ndashaka kwanza kumenya jewe menya Rezabiti cyangwa se Rezbi millionaire nemumenya ari producer muri M0 studio sibyo kandi nawe ukunze gukora muri M0 ndashaka kumenya Rezabiti yari manager wa Kayitare yari manager wa Kayitare kuko ahubwo ni naho yigiye ubu producer kuko indirimbo ya mbere yakoze niho yigiye production niho yigiye production yigiye n'aba M.I.M abo n'aba Rickson abantu bataze M.I.M niho ndabanaga na Negide General muri UTP Soldiers ubasigaye twa producer Tiger Tiger urumva ndamuzi n'umushitani byatari twanakwanye ku Buganza TV show ari kiganiro hari interview yamaye twarakoranye ndamuzi kandi soon as possible undi tuzahura twamaje kubona impamvu na influence zatuma duhura hanyuma rero urugendo rwawe na Rezabiti rwagenze rute nyuma yaho samaje gupuceringa wave ya production ntabwo mwakomeje ngo mukorane ntabwo twakomeje gukorana hanyuma kugira ngo urangire ikibazo cyabayeho ni bwa bushobozi abantu hari ikintu bita kuva underground tujya upper ground biriya bintu bijyana n'ubushobozi ntibazakubeshye ngo umuziki twakoraga neza ntabwo ari uko twabaye abaswa mu muziki twaranakoraga bikaza ahubwo ubushobozi nibwo bwabuze Petit Yankeso jewe abakora mfite ku mwana ngo hiti mwabonye kigagihe nyine tu hiti ngo mwabonye ngo mwagoteye mu ngutiye ibyo nabyo ayo makuru yafite neza ngo mwagoteye mu ngutiya ayo makuru niyo kuko nanone urareba hari akantu twajyaga nk'hariya bavuga bati wenda urugero tugiye mu marushanwa competition twagerayo burya hakabamo akantu gateye nk'iki nk'ikimenyano inyuma mu bikari mu cyongereza bita discrimination urabona abasore baririmbaga neza abakobwa baririmbaga neza ariko wajya kubona ukabona umuntu rwose ngo ntabwo bikemo ntabwo abashije gukomeza kubera ko none hiti wari ufite byaba byarangire mu ngutiya cyangwa wakashijwe n'abaproducer ntabwo byarangiriye mu ngutiya kuntu imeze ntabwo byarangiriye mu ngutiya ahangaha ni kuri Paravibe rero twebwe ubu ngewe kuko niyemeje kwanika ukuri ku karubanda abantu bakabimenya batubona tugenda ubundi abo ngo ducishwa bugufi turi ibirangirire dukubitwa hasi ariko ntitumeneka nta wundi dushoboza ni Kristo uduhata imbaraga sibyo kuko bitewe n'ukuntu iki kibuga twagitambyemo ubuto bwacu imbaraga zacu ahazaza hacu tukahiringira muri iki kibuga ntabwo uyu munsi Mr. Kesoni waririmbye Mutemba Nshyushyu uyu munsi ntabwo waba kuguye kuba umeze uku nguku kuko kigiye ubafasha abasore benshi gutereta sibyo wubatse ingo nyinshi z'icyo gihe uza abana bavutse kuri ya ndirimbo Mutemba Nshyushyu ni benshi n'abari mu rukundo ntabwo rero wakagombye kuba bimeze ku cyo kuza bro akantu wemere nikamwe wallahi dore imbere y'abanyarwanda dore ngaha Mutemba Nshyushyu mbizi ko ifite ububasha mwemere ko tuzakora verse ya kabiri ndagushimiye rwose ndayikwemereye verse ya kabiri akabukunda agashyiramo reka mbabwe mwa producer mwafashaga kuko mudukanga ata projet zibura mutuburira amaprojet muduhobagiza turahari ibiraro right now uwari umwana bawe mukambwa ubutwara kuzi nagiye ngo mbamishe tugiye kuza kandi none tuza mwatugize nk'impyisi mwicishije inzara
mwaduhinduye nk'intare mwazirikiye ahantu hamwe mwumvukana tugiye kugarukana rero mubyumve neza rata brother ntabwo urasaza ntabwo ndasaza mu muziki niba nta sida iri mu maraso yawe ikize cyahari igihari ni kimwe uzareka ubuyaga bwa makeya niba ujya ubunywa uzagomba kubureka sibyo ukongera ukamigita fresh uzansaga kuri UPM record urumva neza umutemba nshyushyu ndi kumwe na Hunter Pro ni umuhanga yumva kiki umutemba nshyushyu tuzayivugurura none bishaka nzaterekamo vasi ariko imbaraga tugiye gushyiramo umenye ko ndimo ndazura uwo bishe gusa utarasoza hari ikintu cyagiye kidusubiza inyuma nk'abahanzi kandi n'abandi bose ndacyakubaza urabona uratwara indirimbo yawe kuri wenda nko muri studio runaka ya radio hanyuma indirimbo yawe kuko wowe ukiri hasi nyine nta buceri nta bukaro ufite indirimbo yawe bakayishyira mu gaseke bro ntago ari agaseke bakita risakobine risakobine bakayibika burundu igasinzira ikaritayaringa none wajya kumva ahubwo ukumva hari abantu bitwa ngo baragafashe abo bantu baragafashe ukumva barimo bariki bari abantu rero n'uzajya kumva ngo muri guma superstar hakoraga bako kandi ibikombe babitwaye umunsi babitwaye ariko no kuvuga ko Emapora dakora nyine nanjye bambarize bazabanyarwanda no kuvuga ko Emapora dakora babaze nari baratijwe n'izindi ndirimbo nziza cyane zahitira bambarize nari bambarize ariko mwabantu buriya banyarwanda ndashaka kugira mbabwize ukuri ikintu bise ubukaro ku mufuka ahangaha uracyakora twisubireho ibyo bintu turebe ukuntu babigabanya noneho n'abari abantu bakiri underground bakazamuka no kazagira urwego bageraho rwa nyarwo na nyakuri ariko nituguma gushyiramo akantu k'ikimenyane kuba runaka afite amafaranga ntabwo kesoni urumva neza twarazamutse nyine twagombaga kuba twarazamutse intege n'ibyo ngibyo njyewe natanye nkwaza ngo ese ikibazo cyabaye producer bamubwiye ko reza biti nta kibazo mwagiranye nta kibazo reza biti twagiranye imana ishimwe reza imana ishimwe nta kibazo mwagiranye ariko nubwo nta kibazo mwagiranye ashobora kuba gifitanye n'abandi bapeti ubwo ntabwo aho ngaho twasase inzobe gusa nyine ku ruhande rwawe nta kibazo mwagiranye ninde producer hano muri iki gihugu cy'u Rwanda waba waraguhobagije ngo tumwanike nta n'umwe ni we wibuze ntabwo ari njye wibuze ahubwo njye nacitse intege ku bw'ibyo kubona industry ya music nta kantu karimo kabisa nta kantu karimo ubwo birumvikana ko indirimbo zawe ntabwo zakiye mbese wewe urumva se utazagafata wowe mwemere proje y'ubuntu ndimo ndashaka kufuzura urumva utazagafata gusa icyoroshye gitumye ngiye kuba nagaruka mu industry ya music urabona kuri ubu ngubu byandi byo kuvuga ngo watwaye indirimbo kuri radio ntibayikinnye ukababara tuzazishyira kuri internet Uganza TV izazishyira hari abanyarwanda bazibone nibazikunda bagira iki tubongere ariko rero n'umuvuno kuri radio nabyo byaroroshye urumva turamaje kwa mugari nkumanga bagakingura turagukurikira ahubwo nubwo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze wasanga Emapora uyu munsi bigiye gukora nyine wari umwana bawe mukambwe byumvikana kandi buriya wirukanga n'imbwa cyane ukayimara ubwoba sibyo twasimbutse amahwa twaraye mu mihanda sibyo bro twaraye amajoro twarahobagijwe ariko twamenye ki ubundi mucyo zavuga ngo all things need sacrifice buri kintu cyose gikeneye igitambo rero kandi struggle for success nyine tugomba kurwana urwo rugamba ubundi bavuga ngo struggle continuous urugamba rurakomeje so ubwo urugamba rukomeje rero njyewe nta kibazo mfite ahubwo wowe uri tayari ayo ni amahirwe nta kwitesha the chances knocks was umva ahubwo ibyo unyemereye njyewe nta kibazo ntabwo nisubiraho ku mutima wanjye abanyarwanda cyane cyane abantu bo mu karere ka Nyagatare Gatsibo na Kayonza ndashaka kubabwira ko ngiye kugaruka muri iyi minsi Mutemba nshyushyu muratangira kumubona kuri stage mu bitaramo bitandukanye wa Nyagatare umva niko
ngiye ngomba ngiye kugarura kuzamuka noneho n'ingoma ngiye nshyashya ngomba kugarura sibyo asante. mutemba nshyushyu remix turayikora tuyiha amakiki ya danje version nshyashya ibintu bishya ibintu pya reka abanyarwanda none ndashaka na vase nzayiterekamo nta kibazo reka abanyarwanda rero banzi 2011 kugeza 2015 mbibutse indirimbo zanjye nakoze muri MCR studio harimo icyemezo nakoranye na Miss MC Kerry hari indirimbo bita ntibizakugeraho nakoranye na social oya ni social ubukuru ubu ngubu ni umafande yagiye mu hari noneho indirimbo yitwa icyemezo ndayivuzeho ni indirimbo nyinshi umuziranenge murayibuka bana ba Nyagatare ndabakunda bo kuri Mbombo umva ndaje ngaruke twongere dutarame ariko mani murumva ko mwasinjije abantu badaje mani ntabwo twebwe abanyarwanda rero kameramana dufashe iminota niba 13 n'ine ntabwo nagutinza kuri kamera niba 13 n'ine turabure hanyuma ijambo rimwe uko ubona ikibuga kugira ngo dusoze iki kibuga guys urakibona uti ikibuga nyarwanda harimo umwimerere w'ikaramu cyangwa ni ibishishwa ikibuga urakibona uti ikibuga nyarwanda ikibuga nyarwanda kuri ubu ngubu aho bigeze navuga ngo ni byiza ndimo kumara amezi abiri impamvu nkubwira ngo ni byiza ubu harimo na innovation ya internet oya ndavuga ku mahiti abari ku ntebe nyine z'ubuzima no kugasonge barimo kudukubita ni neza cyangwa n'udushishwa twigendera si neza impamvu wenda ku ruhande rumwe twavuga ngo ni byiza urundi ruhande twavuga ngo si neza kubera ko ntabwo umuhanzi w'u Rwanda ntabwo bikiri akazi kamutunze akazi ubwo ndashaka kuvuga ko niba umuhanzi wacu nka Emapora tuzi ko akora umuziki ariko tukaba tutakora mu mufuka ngo tugire iki tumuteze imbere nawe azamuke icyo gihe urumva haracyarimo ikibazo gishobora kuzatuma abahanzi nyarwanda kandi baba bafite igihugu umumaro bacika intege tukabakorerwa rero icyo nashaka gusaba abanyarwanda bakunde ibihangano by'u Rwanda bakunde umuziki w'u Rwanda kuruta uko bakunda imiziki yo hanze simbabujije kuyikunda ariko basi mbere na mbere dusigasire umuco wacu turebe ngo Emapora ko ari uwacu nawe tumutumiye cyangwa se mu bikorwa byacu twamamaza tukamushyiramo akatwamamariza ko afite umuziki mwiza burya ya mafaranga yo kugira ngo ave hano ajye Nigeria ahubwo yazamura igihugu cyacu azamura igihugu cyacu Emapora azamuke n'ubundi mu Rwanda already gitifu w'akagari gitifu w'umurenge meya w'akarere gavana w'intara yego senateri abadepite government administration muri rusange rwose mudutekerezeho kuko natwe birababaje kuba umuntu waba uri mu karere uzwi cyangwa se waba uri mu ntara runaka ukabukora ibyo bintu bakakurenza ingoyi gute icyo kintu kidutekerezo ntabwo twabagora rero abanyarwandakazi turabakunda gahunda ni yayindi ni subscribe kuri Para Vibe gahunda ni yayindi ni ukuduteza imbere umunsi kundi turimo turategura gukora studio ya video ubwo ni UPM video dufite UPM record dukeneye n'icyo bita UPM video kugira ngo umuhanzi niba umwemereye mutemba nshyushyu bakubone audio bakumve audio bakubone video kandi byose byakorewe iwacu rero nabasabye ngende cyaba kubufasha by the way diaspora muzingura impiri mushugunye muvanemo akaboko idolari rimwe 078 844 5685 iyo nomero muri mobile money gushaka dolari kamwe muri yicano kuzamuka cyane nimo gukirwa n'abantu 150 na bagiye kwa 200 baba subscribe urumva naga abantu bakiya naga abantu batumira wawe muri salo ngo wicare bagaburiye bijya gusa ko warakoze so rero reka twasuminga niba turi abantu 158 cyangwa 160 buri muntu afashe idolari rimwe ryonyine twazamura umuhanda rimwe idolari rimwe ukajya kuri mobile money ndabi I sure that
ko kamera yaboneka kandi nta gikwa gicitse. Turabashimira ibiganiro byo nakagaruka. Nababwiye ngo nzakomeza ngenda mazana abantu mwabuze. Uyu Kesoni mwamuheruka gaki yarazimye. Abapapa barwimyaga. Charlotte kabisa. Ya. So maximum respect yo ku bantu banje, maximum respect ku bantu bankunda, maximum respect yo wahisemo kubana nanjye. Kora subscribe ubundi twagiye. Turabakunda cyane.